Bene data bakundwa, mbanje kubaramutsa mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Muri aka kanya mboneyeho gusubiza ku bibazo bitandukanye nabajijwe, ariko cyane cyane ngamije cyangwa se nshaka gushimangira ikintu kijyanye no kumvira ukuri nyuma yo kwizera ubutumwa bwiza. Kumvira ukuri nyuma yo kwizera ubutumwa bwiza. Ndahera ku cyanditswe cyo mu rwandiko Paul yandikiye Abiroma igice cya 2, umurongo wa 7 n'uwa 8 niho habajijwe ikibazo, handitswe ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora, izabitura ubugingo buhoraho. Umurongo wa 8 ukagira uti ariko abafite imitima ikunda kwirema ibice ntibumvire iby'ukuri, ahubwo bakumvira gukiranirwa, izabitura umujinya n'uburakari n'amakuba n'ibyago. Aho ngaho mbaye ngarukiye kuko niba ikibazo cyari gishingiye kigira kiti igitanga ubugingo ni ukumvira, ni ukubaha Imana. Kuko hano ni Pawulo uvuga, kandi Pawulo tuzi ko ari we muntu wigishije iby'agakiza, ko agakiza ari ubuntu, ni impano y'Imana, ntabwo bituruka ku mirimo y'umuntu, ahubwo ni impano y'Imana. Agakiza ni ubuntu kandi ntaho gahuriye n'imirimo y'umuntu. Ibyo ni ukuri 100%. Ntabwo agakiza tugaheshwa n'imirimo myiza twakoze, ahubwo agakiza tugaheshwa no kwizera uw'Imana yatumye, ari we Yesu Kristo. Kandi uko kwizera ni nako kuduhesha ubugingo buhoraho. Icyo rwose kibanze gisobanuke, kandi niba hari ikintu kibabaza umutima wanjye ni ukumva umuntu anshinja none ko nahinduye ubutumwa, ibyo nigishaga mbere cyangwa se ibyo nababwirije atari byo uyu munsi ngibwiriza. Ikintu kirambabaza, nkicuza imyaka yose namaze mbwiriza ubutumwa bwiza, kuko niba hari ikintu natinzeho ni icyo kintu cy'ubugingo buhoraho buturuka cyangwa se buheshwa no kwizera. Kwizera iki? Kwizera umurimo Imana yakoze muri Kristo Yesu. Kwizera Yesu Kristo uhesha ubugingo buhoraho. Iki kintu nakigishije imyaka myinshi. Noneho ikimbabaza ni uko nyuma yo kwigisha ku bijyanye no kwizera cyangwa kubwiriza ubutumwa bwiza bwo kwihana ibyaha no kwizera Yesu Kristo, dutangiye kuvuga ibyo kumvira ukuri, dutangiye kwigisha ba bandi bizeye, bamwe bihannye bakizera ubutumwa bwiza, dutangiye kubigisha inzira yo kubaha Imana no kumvira ukuri, noneho batangiye kudushinja yuko twigishije ikindi gitandukanye n'icyo twabigishije mbere. Ariko se ni koko? Ni ukuri kwizera kwacu twigishije cyangwa se twigishijwe cyangwa se twahawe n'ubutumwa bwiza twumvise, uku kwizera gutandukanye no kumvira no kubaha Imana? Data mbashishe kugira ngo nsobanure iki kintu kandi cyumvikane rwose, naho ubundi byaba ari nko gusorera mu rucaca cyangwa se kuvomera mu gatobotse. Niba abantu badashobora kumva isano iri hagati yo kwizera no kubaha ndetse no kumvira Imana, ibi bintu bakabyumva ari ibintu bitandukanye, byaba ari ikibazo kabisa. Sinzi uko kwizera kwaba ariko ntacyo, reka tugerageze dusome ibyanditswe turebe, kuko iri jambo Pawulo avuze aha ngaha muri uru rwandiko yandikiye Abiroma ntabwo ari ijambo yabwiye abapagani. Ntabwo yabwiye abapagani ngo nibakora neza ngo bazahabwa icyubahiro n'ubugingo.
Eh? ahubwo yandikiye itorero, yandikiye abizeye, abana b'Imana, avuga ati abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa, babishakisha gukora ibyiza badacogora, ngo babishakisha gukora ibyiza badacogora, izabitura ubugingo buhoraho. Abantu bakijijwe, abantu bizeye nibo babwirwa aha ngaha, ntabwo ari abapagani. Ubu ntabwo ari ubutumwa bw'abapagani, ntabwo izi nyigisho ari inyigisho z'abatizera, ni inyigisho z'abizera. Abashaka ubwiza n'icyubahiro. Aha ngaha bihera ko binyibutse Pawulo abwira Timoteyo mu rwandiko rwa 2 n'igice cya 2, ngira ngo ni umurongo wa 21, aho avuga ati umuntu nashaka kuba igikoresho cy'icyubahiro, yitandukanye n'ibidatunganye. Urashaka icyubahiro, urashaka ubwiza, urashaka kudapfa. Erega gupfa aha ngaha kuvugwa ntabwo ari ukugupfa ubuheriheri cyangwa se kwa kundi ko kurimbuka, oya. Ni ugukenyuka, ni ugupfa imburagihe, ni ugupfa muri uyu mubiri. Nukora neza urarama, ariko nukora nabi urapfa tu. Barakwica kandi wenda waranakijijwe, warabyawe n'Imana, uri uwera, uri umuziranenge kubwo kwizera Yesu Kristo, ariko noneho ugiye kubomora inzu y'abandi. Inzara irakwishe, unaniwe kwihangana, ugiye kubomora inzu y'abandi. Bafashe ipiki bagukubise mu mutwe, urapfuye. Upfuye imburagihe, uzize ubujura, uzize kwiba, uzize ariko ubukweri. Abana b'Imana, abana b'Imana tubagire dute kugira ngo bumvire ukuri ko ibyanditswe byose nta kindi bivuga. Ubukweri nk'izi nzandiko zose Pawulo yazandikiye iki? Niba kwizera gusa kwari guhagije kugira ngo duhabwe ubugingo buhoraho kandi bibe bihagije nyine mu maso y'Imana. Bakundwa, dushatse twakwitonda tukumva neza, kuko birashoboka ko twaba twarumviranye cyangwa tukumva ikindi kijyanye n'irari ryacu, kuko rwose biroroha cyane ko umuntu wa kamere yumva ko hari icyo yakorewe bikaba birangiye kandi bikaba bihagije. Ibyo kubyemera byamworohera cyane kurenza kugira ikindi umubwira kijyanye no guhindukira cyangwa se no kwihana. Abantu rero bizeye icyo Imana yakoze binyuze muri Kristo Yesu, bumvise uburyo Yesu yabaye igitambo cy'ibyaha, urupfu rwe rukaba impongano y'ibyaha byacu, bakumva ko ibyaha byacu n'ubugome bwacu Imana itazabyibuka ukundi. Hari abantu biruhukije kabisa, baravuga bati yo kumbi twarwanaga no kwirinda ibyaha dutinya kuzarimbuka, kumbi nta kurimbuka, ni mu nyongere. Ugasanga umuntu araromoye kubera iki? Kuko yumvise nabi ubutumwa bwiza. Ni ukuri abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho, ariko se kandi iyo bavuga abari muri Kristo Yesu baba bavuga nde? Baba bavuga abantu ki? Ni ba bandi bavuga ngo mwami mwami, ko Yesu yahakanye atabo ntabwo bazinjira mu bwami bwa Data, usibye ba bandi bakora ibyo Data ashaka. Undi akaza ati rero none se icyo Imana ishaka ni iki? Si uko twizera uwo yatumye. None se umurimo w'Imana mwebwe muyobeye ko ari ukwizera uwo yatumye? Rwose ibyo twabyumvise kenshi kandi n'ubu ngubu turacyabyumva. Ariko noneho umuntu akibaza ati aba bantu iyo bavuga kwizera baba bumva icyo ari cyo? Umuntu wizera ni muntu ki? Umuntu yakwizera akananirwa kumvira? Yizeye wananirwa kumvira uwo wizeye gute se? Ibi bintu rwose
ariko Imana iradufasha, nizeye ko Imana iri budufashe ibintu bigasobanuka. Ariko reka dukomeze dusome wenda aho hantu kugira ngo twumve neza iyo context Pawulo yavugiyemo. Duhere ku murongo wa 7 aragira ati, abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora, izabitura ubugingo buhoraho. Ariko abafite imitima ikunda kwirema ibice ntibumvire iby'ukuri, ahubwo bakumvira gukiranirwa, izabitura umujinya n'uburakari n'amakuba n'ibyago. Nibyo izitura umuntu wese ukora ibyaha, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Ariko ubwiza n'icyubahiro n'amahoro nibyo izitura umuntu wese ukora ibyiza, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki, kuko Imana itarobanura ku butoni. Abakoze ibyaha bose batazi amategeko bazarimbuka badahowe amategeko, kandi abakoze ibyaha bose bazi amategeko bazacirwaho iteka ry'amategeko, kuko abumva gusa amategeko atari bo bakiranuka ku Mana, ahubwo abumvira nibo bazatsindishirizwa nayo. Urumva, niba ari mu bijyanye n'amategeko, rwose amategeko ahagaze bwuma, nuyubahiriza uzatsindishirizwa nayo. Ariko niba nanone ari ukumvira kuva ku kwizera Yesu Kristo, nanone uko kwizera kwawe niko kuzagutsindishiriza. Ariko kandi ntabwo wavuga nanone ngo narizeye gusa ariko nanga kumvira. Pawulo nicyo kintu ashaka gukura mu bantu, arashaka kubajijura, arashaka kubereka ko kwizera kujyanye no kwanza kwizera guturuka kwanza ku kwihana. Wumve iki kintu Mana yanjye we, ariko reka ngerageze kugisobanura neza. Muri Mariko igice cya mbere umurongo wa 15, Yesu Kristo ubwe niwe wavuze ati, igihe kirasohoye, ubwami bw'Imana buri hafi, nuko mwihane mwemere ubutumwa bwiza. Cyangwa se mu yandi magambo, mwizere ubutumwa bwiza. Urumva ko kwizera kuje nyuma yo kwihana. Icya mbere ni ukumva, noneho ukihana. Urumva nyine umaze kumva ubutumwa bwiza, hari ukuntu utsindwa n'urubanza rw'icyaha. Umwuka uri mu ijambo yemeza umutima wawe nyine kuri umunyabyaha, noneho wamara kwemera, wamara gutsindwa, ukihana. Kwihana ni uguhindukira, ni ukuva muri za nzira zawe, mu byo wibwiraga, mbese muri bwa buzima bwawe bw'ubwigenge, ugahindukirira Imana. Iyo uhindukiriye Imana rero, buriya uba ugiye ku rundi rwego cyangwa se ku yindi ntambwe yo kwizera. Uwihannye akizera, uwo nguwo niwe ukizwa. Kandi ntushobora guhindukira cyangwa se ntushobora kwihana ngo ureke kwizera. Kandi kwizera bihwanye no kumvira uwo nguwo nyine wizeye. Ni ukuvuga ngo wari usanzwe uyobora ubugingo bwawe, ugenda uko ubyumva, ariko noneho ntukigendeye muri ubwo bwigenge bwawe, ahubwo ugiye kugendera mu byo ubwiwe n'uwo wizeye uwo nguwo. Ubundi kwizera ni nko kwitanga, ni nko kwiha cyangwa se kwiyegurira uwo nguwo nyine wemeye gukurikira. Ntabwo ushobora kuvuga ngo warizeye kandi utumvira ukuri. Ibyo se bishoboka bite? Yesu ati, mwemere kuba abagaragu banjye, munyigireho. Niba wizeye Yesu, ubwo wemeye no kuba umugaragu we. Aho akubwira kujya niho uri bujye, icyo ari bukubwire gukora nicyo uri bukore. Icyo nicyo kiranga kwizera, cyangwa se nicyo kimenyetso gihamya ko umuntu yizeye. Noneho rero twe turavuga tuti twarizeye, kandi koko kwizera twarizeye, ariko se noneho kuki iki kintu kijyanye no kumvira, kuki iki kintu, turaza kugaruka kuri cya cyanditswe cyo mu Baroma 2,
turakigarukaho, ariko reka tubanze twifashishe n'ibindi byanditswe byinshi kugira ngo tucyumve neza. Uburyo abantu bashaka icyubahiro n'ubwiza babiheshwa no gukora neza. Urashaka kuba igikoresho cy'icyubahiro, itandukanye n'ibibi. Ubwo kandi twatangiye kubisobanura kandi tubisobanuza ibindi byanditswe. Ubwo ndavuga icyanditswe cyo mu rwandiko rwa kabiri nyine Paul yandikiye Timoteyo, igice cya 2:21. Urashaka kuba igikoresho cy'icyubahiro, urashaka guhabwa ubwiza. Paul abivuga neza mu Baroma, aravuga ati tuzahanwa n'ubwiza nitwemera kubabarana nawe ngo tubone guhanwa ubwiza nawe. Ariko hari abantu badashaka kubabarana nawe, ahubwo bagashaka guhanwa ubwiza nawe. Icyo rero kikaba ari ikindi. Nyamara ibyanditswe ni byinshi, twavuga byinshi, ariko reka ngerageze kubisoma nihuta, kuko hari ukuntu Paul yagiye asa n'umuntu ugaragaza itandukaniro ry'abamagambo n'abantu bizeye iby'ukuri. Kandi murabizi neza, nubwo nta bitondagura byose, ariko turagenda dusoma amagambo amwe amwe. Duhere mu Byakozwe n'Intumwa, igice cya 28 n'umurongo 28. Paul niwe uvuga ati nuko mumenye yuko abanyamahanga bohererejwe ako gakiza k'Imana, kandi abo bazakumvira. Urumva, agakiza k'Imana bohererejwe sa kandi ni Yesu Kristo, wa wundi wari ubwiru ku banyamahanga. None hagiye kubwirwa abanyamahanga, bagiye kubwirwa ibya Yesu Kristo kugira ngo nibumvira ubwo butumwa bwiza babwiwe, abangaba baheshwa ubugingo nabwo. Kandi kumvira ahangaha rwose bihwanye no kwizera. Kuki Pawulo akoresha ijambo kumvira adakoresheje kwizera? Ni uko azi neza yuko kwizera kubyara kumvira. Nyamara arashaka gukuraho urujijo ku bantu bavuga kwizera gusa, kwakanwe rega twizeye Yesu, bavuga Yesu cyane. Ntabwo ari ukuvuga Yesu bigaragaza kumwizera, oya, ahubwo kumvira kwawe niko kuzagaragaza ko wizeye Yesu koko. Mu gice cya 26 usubiye inyuma aho ngaho, uyishije 26 ku murongo wa 19, hari amagambo Paul yavuganye n'umwami Agripa, ngira ngo ngarukeho kugira ngo wumve ko Paulo atagaragaje itandukaniro ryo kubaha Imana cyangwa se ryo kwizera no kureka kubaha Imana. Ku murongo wa 19 aragira ati, mwami Agripa, mpera ko sinanga kumvira ibyo neretswe byavuye mu ijuru. Ubwo ari gusobanurira umwami Agripa, bamuzanyeho mbese bamurezeho kugira ngo amusobanurire uburyo bw'umuhamagaro, ukuntu yahamagawe. None ku murongo wa 20 ati, ahubwo mbanza ab'i Damasiko, maze mbwira ab'i Yerusalemu n'abo mu gihugu cyose cy'i Yudaya n'abanyamahanga, mbabwiriza kwihana no guhindukirira Imana, bakora imirimo ikwiriye abihannye. Umva aka kantu niko nashakaga kuri uyu murongo wa nyuma, ngo mbabwiriza kwihana no guhindukirira Imana, bakora imirimo ikwiriye abihannye. Iyi mvugo tuyumva na Yohana abwira abafarisayo, abwira abanyedini, abwira abantu mbese bamusangaga kuri Yorodani kugira ngo babatizwe, ati nuko nimwihane, mwere imbuto zikwiriye abihannye, muhindukire, mureke kuba gusohoza umuhango gusa ngo muraje murabatijwe. Mugomba no kwera imbuto zijyanye no kwihana. Pawulo nawe ati kubaha Imana, ati mbabwiriza kwihana no guhindukirira Imana, bakora imirimo ikwiriye abihannye. Hari imirimo ikwiriye abihannye bakundwa. Ntabwo tuvuga ko imirimo, kandi
iki ni n'ikibazo rero, guhera ko usimbukira ku icyo kintu cyo kuvuga ngo buriya ngo yigishije imirimo, ngo urumva ngo none ngo bitandukanye ngo n'ubutumwa bwiza, kuko ubutumwa bwiza kwizera kudafite aho guhuriye n'amategeko. Ibyo ubizanye ute, ubivanze ute? ko aha ngaha turi kuganira nk'abana b'Imana, ko turi kubwira abantu twizera cyangwa se duhamya ko bizeye, ibyo bintu bizanye ute? Imirimo idashobora guhesha umuntu ubugingo ni imirimo myiza yigishwa abatarizera cyangwa se abapagani. Abapagani ntibashobora kuzakizwa n'imirimo myiza, kabone n'aho bakora imirimo iruta iy'abantu n'iy'abamarayika. Ariko noneho turi kuvuga iby'abana b'Imana, babandi bihaniye bakizera bagakizwa. Turavuga ibijyanye n'ubuzima bwabo. Nta buryo watandukanya imirimo yo gukiranuka y'abana b'Imana no kwizera kwabo. Wabitandukanya ute? Kuko kwizera ariko kubyara iyo mirimo. Mu gice cya 22 ku murongo wa 12, ubu buhamya Pawulo atangirana n'aha ngaha. Ku murongo wa 12 igice cya 22 cy'ibyakozwe n'intumwa, aragira ati umuntu witwa Ananiya wubahaga Imana akumvira amategeko, kandi yashimwaga n'Abayuda bose bari batuyeyo, aransanga ampagarara iruhande arambwira ati, Sawuli mwene data, humuka. Uwo mwanya ndahumuka ndamureba. Hano Pawulo aratangira ubuhamya Ananiya, umuntu wubahaga Imana akumvira amategeko, kandi yashimwaga n'Abayuda bose, yashimwaga n'Abayuda bose bari bahatuye, nyine bari batuye aho ngaho. Pawulo ntabwo ari uko ashaka kugaragaza ko Ananiya yari umunyamategeko, reka da. Ahubwo uyu Ananiya kubera kubaha Imana yumviraga n'amategeko nyine, kuko ntibishoboka ngo uvuge ko wumvira Imana kandi wica amategeko yayo. Gute se? Wumvira Imana hanyuma ugasambana, ukiba, ukabeshya, ukakora ibi n'ibi, kandi witwa ngo wubaha Imana? Simvuze ko ibyo ngibyo ari byo bizaduhesha ubugingo buhoraho, ariko kandi ubwo buzima bw'umwana w'Imana wabutandukanye ute no kwizera k'uwo mwana w'Imana? Nanone ko ari cyo kibazo dufite aha ngaha. Abantu ntibashaka kumva iby'ubuzima, barashaka kumva gusa ko bagizwe abana, basi fini, birarangiye. Twagizwe abana, turi abaragwa b'ubwami bw'Imana, full stop. Birarangiye. Birangiye bite? Uri umwana ariko ntushaka kumva impuguro za so. Bakundwa, dushobora kuba abana ariko kandi tukaba abana b'ibirara, tukaba abana b'ibirumbo, tukaba abana babi, abana batumvira. Birashoboka rwose tukaba ibigande. Ariko tekereza kuba umwana w'Imana ariko kandi w'ikigande. Ibyanditswe byo twasoma byinshi vrema. No mu rwandiko Pawulo yandikiye Abiroma igice cya 6 hari ukuntu Pawulo abivuga rwose. Aho muri urwo rwandiko Pawulo yandikiye Abiroma igice cya 6 uhereye ku murongo wa 16 aragira ati, ntimuzi yuko uwo mwihaye kuba imbata zo kumwumvira, muri imbata z'uwo mwumvira uwo, imbata z'ibyaha bizana urupfu, cyangwa izo kumvira Imana kuzana gukiranuka? Ariko Imana ishimwe, kuko nubwo mwari imbata z'ibyaha, mwumviye ibyo mwigishijwe mubikuye ku mutima, maze mubatuwe ku byaha muhinduka imbata zo gukiranuka. Bakundwa, ahangaha ndagira ngo nongere mbibutse yuko abo Pawulo yavuganaga nabo hano ni abari barihannye, barizera, barakizwa, ni abana b'Imana, ni ba bandi bitwa bera. Ariko noneho ushobora kwibaza uti, ni gute Pawulo yongera kugarura ibintu by'ububata mu bera? Ushobora kuba uwera ariko uri imbata y'ibyaha.
uti ibyo se bishoboka bite? Rero se ntubyumva, ati ntimuzi yuko mwihaye kuba imbata zo kumwumvira, muri imbata z'uwo mwumvira uwo, imbata z'ibyaha bizana urupfu, cyangwa izo kumvira Imana kuzana gukiranuka? Ahangaha uku gukiranuka kuvugwa ahangaha ni uko abakiranutsi nyine, kumwe Yohana avuga ati erega ukiranuka ni nawe mukiranutsi. Hano ntabwo turi kuvuga ko gukiranuka guheshwa no kwizera Yesu Kristo, turavuga gukiranuka kw'abana b'Imana. Kuko uwahawe gukiranuka kw'Imana niwe usabwa gukiranuka. Gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa, ariko nubwo twejejwe kandi twahamagariwe kuba bera, twahamagariwe kwezwa, tugenda twiyezesha kumvira ukuri. Ibyo byose turabibona, inzandiko zirabigaragaza, kandi izi nzandiko nta bandi zandikiwe, ni abizera. Mu gice cya 16 umurongo wa 19 aragira hati igitumye mbabwira ibyo nuko kumvira Imana kwanyu kwamamaye mu bantu bose, nicyo gitumye byishimira, kandi ndashaka ko muba abanyabwenge mu byiza mukaba abaswa mu bibi. Uru rwandiko Pawulo aracyandikira Biroma, avuga ati igitumye mbandikira, cyangwa se igitumye mbabwira ibyo nuko kumvira Imana kwanyu kwamamaye mu bantu bose. Kumvira Imana kwanyu kwamamaye mu bantu bose. Abo ni bande bumviraga Imana? Si ba bandi bizeye? Uzizera hanyuma ureke kumvira Imana? Nureka kumvira Imana uzaba ikigande, kandi nuba ikigande ntabwo Imana izakwishimira, kandi uzapfa. Kuko nutagendera mu gukiranuka, nutagendera mu ijambo ry'Imana, nutagendera mu kubaha cyangwa se kumvira ukuri, bana nibyo navugaga nti uzakubitwa ishoka, bazakumerera nabi, uzarwara ibirwara bishingiye ku mibonano mpuzabitsina, cyangwa se ku birwara biterwa n'ibyaha. Ibyo byose bizaguhitana imburagihe, nyamara witwa ngo warihannye, warizeye. Sinanze ko wizeye rwose, sindwanije ako gakiza kawe, niba ukijijwe urabizi, ariko abakijijwe hari icyo basabwa. Abihannye, abizeye, hari icyo babwirwa. Babakiranutsi bakiriye gukiranuka kw'Imana guheshwa no kwizera Yesu Kristo, hari ukundi gukiranuka basabwa kujyanye no kumvira Imana. Ibi rero iyo tubivuze baravuga bati ubutumwa bwiza murabwishe, mudusubije mu mategeko. Tubareke mwibere ibigande, mugende akabi gasekwa kakeza kweri. Niba hari igihe kigoye, niba hari abantu babayeho bagoye kwigira, ntabiki gihe cya none kabisa. Paul ati igitumye mbabwira ibyo nuko kumvira Imana kwamamaye mu bantu bose. Kumvira Imana kwamamaye mu bantu bose. Mu gice cya 16 ku murongo wa 25, ubwo turihuta dushaka kugaragaza ibyanditswe, kandi n'intumwa za Yesu Kristo vraiment ntabwo ari ibintu byacu. Umurongo wa 26 ati Imana ibasha kubakomeresha ubutumwa bwiza no kubwiriza ko ibyo Yesu Kristo, ngo Imana ibasha kubakomeresha ubutumwa bwiza no kubwiriza ko ibya Yesu Kristo nababwirije bihuza n'ibanga ryahishwe uhereye kera kose, ngo ariko none rikaba rihishuwe kubw'intege, kubw'itegeko ry'Imana ihoraho, kugira ngo ibyanditswe n'abahanuzi bimenyeshwe n'abanyamahanga, bibayobore inzira yo kumvira no kwizera. Ngo ariko none rikaba rihishuwe, ryabanga rirahishuwe kubw'itegeko ry'Imana ihoraho,
kugira ngo ibyanditswe n'abahanuzi bimenyeshwe n'abanyamahanga, bibayobore inzira yo kumvira no kwizera. Ibyanditswe nta kindi bimara bakundwa, ni ukutuyobora mu nzira yo kumvira no kwizera. Ubu butumwa bwageze mu banyamahanga, ubutumwa bujyanye no kwihana ibyaha no kwizera Yesu Kristo. Ubu butumwa ntabwo bwagarukiraga aho ngaho, ahubwo bwasabaga no kumvira ukuri, kwa kuri ko muri Kristo Yesu. Hari ibyo abo hanze babwirwa bijyanye no kwihana no kwizera kugira ngo bakizwe, ariko iyo bamaze gukizwa, iyo bamaze kwinjira muri Kristo Yesu, noneho batangira kubwirwa kwa kuri ko muri Kristo Yesu, kugira ngo bigende bite, kugira ngo bakumvire, bakugenderemo. Mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abikorino igice cya 10 ku murongo wa 3 aragira ati, nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu, ntiturwana mu buryo bw'abantu, kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu, ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no gukubita hasi. Ati, dukubita hasi impaka n'ikintu cyose cyishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana, dufatanira ibitekerezwa mu mitima byose ngo tubigomororere Kristo, kandi twiteguye guhora kutumvira kose ubwo kumvira kwanyu kuzasohora. Aha ngaha Pawulo yandikiye itorero cyangwa se abera b'Ikorinto ku murongo wa 6 cyane cyane, niho numvaga shaka guca akarongo. Yati, kandi twiteguye guhora kutumvira kose ubwo kumvira kwanyu kuzasohora. Bakundwa, niba hari ikintu kinezeza umukozi w'Imana nyawe wahamagawe, uzi impamvu y'umuhamagaro we, ni ukubona abana b'Imana, abo yabyaje ubutumwa bwiza, abo yabwirije iyi nzira y'agakiza, ni ukubona bagendera mu buzima bwo kumvira ukuri. Niba hari ikintu kinezeza umubyeyi, ni ukubona abana bakira uburere yabahaye. Ariko uzi kumva umwana yadukanye ibintu by'ibigambo bitigeze bivugwa mu rugo rw'iwabo. Kumva umwana atuye ikigambo aho ngaho vuza ikintu, abo mu rugo bagakangarana. Yakiraruje iyo yiriwe iyo ngiyo, iyo yagiye kuzerera niho yumvise, niho yahuye na ba mayibobo, niho yumvise ibigambo by'ibishegu, niho yumvise bya bigambo bivugwa n'indaya bakabwera n'abasinzi n'iki. Hanze y'urugo, apana mu muryango. Pawulo rero icyo yashakaga ni ukubona abana b'Imana bagendera mu buzima bwo kumvira. Ati rero, ati, twiteguye guhora kutumvira kose ubwo kumvira kwanyu kuzasohora. Tekereza, ndi pastori, mfite itorero nyobora cyangwa se mfite abana b'Imana nyine nashinzwe kuyobora, mfite umukumbi w'Imana ndagiye. Noneho ugasanga ibyo nigisha ntabwo byubahirizwa mu bo tubana, mu bo nigisha. None ubu nzakura imbaraga hehe, nzakura agatege hehe ko kubwira andi matorero cyangwa se andi matsinda y'iyobokamana, reka mvuge gutyo, nzababwira iki? Ni nka bimwe Pawulo yabwiraga ba Timoteyo na ba Tito, abo ngabo avuga ku byerekeranye n'abayobozi cyangwa se abepiskopi. Nushaka gutoranya umwepiskopi, jya ureba niba afite n'ingeso, afite n'ubuhamya bwiza no mu rugo rwe. Ariko se ngo utabasha gutunza, igiswahili nembazemo igiswahili, utabasha kwita kubo mu rugo rwe, yabasha te kwita ku mukumbi, ku itorero ry'Imana?
urugo rwawe ubwarwo rurakunaniye, none itorero urariragira uti, urariyobora uti. Nibyo Paul avuga aha ngaha ati kandi twiteguye guhora kutumvira kose ubwo kumvira kwanyu kuzasohora. Abo tubwira, abo bizeye, kumvira kwabo ni gusohora. Tuzabona n'imbaraga zo kubwira n'abandi. Pawulo yandikira Abigalatiya mu gice cya 5:7 niho yavuze ati mbese ko mwagendaga neza ninde wababujije kumvira ukuri? Ko mwagendaga neza ninde wababujije kumvira ukuri? Aba ni abantu bihannye bakizera ubutumwa bwiza. Ati mwagendaga neza, none ninde wababujije kumvira ukuri? Kuko ntabwo ushobora kumbwira uburyo wizeye ariko kandi utumvira ukuri. Gusa uri umwana kikweri, umwana utumvira. Cyangwa murashaka ngo twiherere aho ngaho gusa tureke kubabwira ibyo kumvira ukuri? Ariko rero ni ukuri bana yanjye, nubwo se kari ku mutima wanjye ububabaye kabisa. Aba bana b'ibigande amaherezo ni ayahe kweri? Bano badashaka kumvira ukuri, kandi birata cyangwa bigamba agakiza ngo baheshejwe no kwizera, ariko ntibashake kumva ibijyanye no kumvira ukuri. Abaheburayo 5:8 ubwandiko nanjye ngo Pawulo umwanditsi ku Baheburayo igice cya 5:8 hagira ati nyamara nubwo ari umwana w'Imana yigishijwe kumvira kubw'imibabaro yihanganiye, kandi amaze gutunganywa rwose abera abamwumvira bose umuhesha w'agakiza kadashira, Imana ubwayo imwise umutambyi mukuru wo mu buryo bwa Melikisedeki. Na Yesu Kristo ubwe nubwo yari umwana w'Imana ariko yigishijwe kumvira, kandi n'ubwiza n'icyubahiro yahawe rwose byavuye ku kumvira. Uwo nguwo nubwo yari afite akamero k'Imana, ngo yasanze guhana n'Imana atari ibintu byo kugundira, ngo yemera kwisiga ubusa, araganduka, aba umugaragu w'imbata, yewe ngo ntiyanga no gupfa urupfu rwo kumusaraba. Kubera iki? Kuko we yahoranaga ijambo rimwe, devize yari ukuvuga ngo ndi hano mwami kugira ngo nkore ibyo ushaka. Ubundi umuntu uzi neza ko yaguzwe atakiri uwe ngo yigenge, aba yiteguye gukoreshwa cyangwa se gukora ibyo uwo yamuguze ashaka. Yesu Kristo rero ni urugero. Niba yarumviye, ntabwo abana be ari twebwe dushobora kuba ibigande ngo tureke kumvira ukuri. Rwose bakundwa, ibyo bintu nta n'umwe itarabivuzeho, twavuga bukira. Petero mu rwandiko rwa mbere igice cya mbere ku murongo wa 22 niho avuga ati nuko rero ubwo mwiyejesheje imitima kumvira ukuri, kugira ngo mubone uko mukunda bene data mutaryarya, mukundane cyane mu mitima, kuko mwabyawe ubwa kabiri mutabyawe n'imbuto ibora, ahubwo mwabyawe n'imbuto itabora, mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana rizima rihoraho. Urumva Petero ahangaha aragaragaza neza uburyo icyejeje imitima, icyatwejeje imitima ari ukumvira ukuri. Ariko ubundi wagira umutima utuje gute kandi uzi kugendera mu manyanga? Kabone nubwo waba wirata ngo ko wizeye Yesu Kristo, ngo uri uwera n'umuziranenge, ngo uri umukiranutsi, ariko niba ugendera mu manyanga, ubwo umutima wawe kweri ushobora gutuza ukumva ufite amahoro? Keretse uri ikibyarwa, keretse utaravutse, uwabyawe ubwa kabiri umwana w'Imana ntabwo agira amahoro mu nzira z'ibyaha cyangwa se mu bugome, mu kutumvira. Amahoro wayakura hehe? Yesu yavuga ati mwemere ko bagaragu banjye munyigireho, nibwo muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Ntabwo wumvira kandi urashaka amahoro, wayakura he? Amahoro ko ari mu kumvira ijambo rya Kristo. Ko turabwira abana b'Imana. Pawulo mu rwandiko rwa kabiri yandikiye Abikorinto igice cya 7 umurongo wa 1 ati nuko bakundwa
ubwo dufite ibyo byasezeranijwe, twiyezeho imyanda yose y'umubiri n'umutima, tugende twiyejesha rwose kubaha Imana, tugende twiyezesha rwose kubaha Imana. Bakundwa, uko gushaka kw'Imana ariko kwatumye twezwa. Ibyo ngibyo twabivuze imyaka. Ntabwo ari twe twiyejeje noneho ngo duhinduke abera imbere y'Imana, reka da, ni Imana yatwejeje, kandi ngo tubiheshejwe n'uko umubiri wa Yesu watambwe rimwe ngo bibe bihagije iteka. Icyo kintu twarakivuze we, biratinda. Abantu rero badashaka kuva aho ngaho noneho ngo bumve ubundi buryo twiyejesha imitima, kugira ngo ugire conscience iri tranquille, wumve umutima wawe utuje, uguwe neza, ukiri muri uyu mubiri nk'umwana w'Imana, nuko wumvira ukuri, ukagenda wiyejesha kubaha Imana. Pawulo yandikira Timoteyo mu rwandiko rwe rwa mbere igice cya 6 umurongo wa 3 niho agira ati, nihagira uwigisha ukundi ntiyemera amagambo mazima y'umwami wacu Yesu Kristo n'ibyigisho bihura no kubaha Imana, aba yikakaje ngo aba yikakarije kwihimbaza ari ntacyo azi, ahubwo ashishikazwa no kubaza ibibazo, akagira n'intambara z'amagambo zivamwo ishyari n'intonganya n'ibitutsi no gukeka ibibi n'impaka z'abantu bononekaye ubwenge, bakamyemo ukuri, bibwira yuko kubaha Imana ari inzira yo kubona indamu. Ahangaha rero ndaza kugaruka kuri cya cyanditswe twasomye cy'Abaroma igice cya 2 rwose, ariko nuko numva nanone ngiye kuvuga byinshi kandi wenda bishobora kuba byanumvikanye. Ubuse koko hari ikidasobanutse ahangaha? Pawulo ati, nihagira uwigisha ukundi ntiyemera amagambo mazima y'umwami wacu Yesu Kristo n'ibyigisho bihura no kubaha Imana. Ubu ngubu bakundwa, niba hari ikintu kindaje ishinga, niba hari ikintu kinshishikaje muri iyi minsi, ni ukwigisha abana b'Imana kubaha Imana. Ntabwo ari ukubigisha amategeko ya Mose nkaho ari azabahesha agakiza. Nzi ko bakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ibyo ndabizi, ariko noneho inzira yo kubaha Imana ikwiriye kwigishwa mu bana b'Imana, kugira ngo n'abapagani babashe kuboneraho itandukaniro ry'ubuzima bw'abizera n'abatizera. Ariko se niba dufite ikisi conformité, dufite isano, dufitanye isano abizera n'abatizera, niba ari uruvunge, niba ariko si ubwo kuko aba ari ukwizera kuhe, ko ariko Yakobo yavugaga gupfuye. Bakundwa, ko numva navuga byinshi we. Reka wenda nerekeza ku musozo, some no muri iki gice cya 6 nyine ku murongo wa 11. Ari mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo, ari ku murongo wa 3 na 5, ariko dusimbuke tujye ku wa 11 na 12, agira ati, ariko woweho muntu w'Imana ujye uhunga ibyo, ahubwo ukurikize gukiranuka, kubaha Imana, kwizera, urukundo, kwihangana n'ubugwaneza. Ujye urwana intambara nziza yo kwizera, usingire ubugingo buhoraho, ubwo wahamagariwe ukabwaturira kwatura kwiza imbere y'abahamya benshi. Pawulo arabwira Timoteyo nk'umwana we mu gakiza, avuga ati, wowe umuntu w'Imana ujye uhunga ibyo, byahunga ubwo murabyumva, ahubwo ukurikize gukiranuka. Mbese gukiranuka ni ugukora nyine iby'Imana ishaka, cyangwa se ibijyanye n'abana b'Imana, nyine ibyo twahamagariwe, mbese ni ugusohoza ibyo twahamagariwe. Kubaha Imana, kwizera, urukundo, kwihangana, ubugwaneza, ibyo byose ni ibiranga umwana w'Imana wavutse ubwa kabiri. Ibyo byose biza ari nk'imbuto z'umwuka nyine.
niba turi ab'umwuka ubwo nyine tugenda nk'ab'umwuka. Tito igice cya mbere umurongo wa mbere n'uwa kabiri, Pawulo aragira ati, Pawulo imbata y'Imana intumwa ya Yesu Kristo, mbiherewe kwizeza intore z'Imana no kuzimenyesha ubwenge bw'ukuri buhuje no kubaha Imana. Urumva ubwenge bw'ukuri ni ubuhuje no kubaha Imana. Ati niringiye kuzabona ubugingo buhoraho ubwo Imana itabasha kubeshya yasezeranije uhereye kera kose. Bakundwa, twavuga byinshi ariko kandi nidushaka tugarukirizaho ngaho. Umuntu wumva ko hari aho agifite akabazo rwose abaze, kugira ngo wenda mucyo jyewe numva gisigaye. Nashaka kugaruka kuri cya gice cya kabiri cy'uru rwandiko Pawulo yandikiye ab'Iroma rwose, ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora, izabitura ubugingo buhoraho. Data tugire neza, kandi nizeye ntashidikanya yuko niba koko dufite imitima ikunda Imana, niba dufite imitima ikunda ijambo ry'Imana, nicyo tutari tuzi tuzakimenya, aho tutari twasobanukirwa tuzasobanukirwa, mbese tuzabona umucyo uhagije kugira ngo natwe biduheshe kwera imbuto z'abihannye, bityo abanyamahanga nabo bige kubaha Imana